Adushirireho indirimbo dukomeze tugenda isezerano ryacu tunasaba abantu Izo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda ngaho mugende mubwira abababaye humurize abakomeretse ubabwire baze barebe dufite Imana itaginduka iyo Mana yadusanze twigaragura ifata idukuramo maze iratubabarira bikiruta ibindi dusezeranye umugingo sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda iyo Mana yadusanze twigaragura ifata idukuraho maze iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranye ubugingo ngaho mugende mubwira abababaye humurize abakomeretse ubabwire baze barebe dufite Imana itazinduka ngaho mugende mubwira abababaye humurize abakomeretse ubabwire baze barebe dufite Imana itazinduka iyo Mana yadusanze twigaragura ifata idukuramo maze iratubabarira bikiruta ibindi idusezeranye ubugingo ngaho mugende mubwira abababaye humurize abakomeretse ubabwire baze barebe dufite Imana itaginduka iyo Mana yadusanze twigaragura wifata bidukura maze iratubabarira bikiruta ibindi idusezeranye ubugingo tuzaririmba twese urufaya tuzaririmba twese urufaya tuzaririmba izabanesheje tuzaririmba twese urufaya tuzaririmba izabanesheje mfite amatsiko n'ubwuzu no kuzaba muri ico gitaramo ndabona Yesu bwa mbere intwari zanesheje isi abo bose barize kwizera kwabo nibabona zashira urukumbuzi mfite amatsiko n'ubwuzu no kuzaba muri ico gitaramo kabona Yesu bwa mbere
n'abajisi abo bose barize kwizera kwabo nimbabona nzashira urukumbuzi we abo bose barize kwizera kwabo nimbabona nzashira urukumbuzi we tuzaririmba 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 Yesu rufaya iyo tuzamura tuzaririmba tuzaririmba zabanesheje tuzaririmba zabanesheje tuzaririmba tuzaririmba Yesu rufaya tuzaririmba Yesu rufaya tuzaririmba zabanesheje Yesu rufaya tuzaririmba zabanesheje izabanesheje Mungu Baba na Yesu Mwokozi heri mtu aifuataye njia nzuri endayo uzini heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi heri mtu aifuataye
Uzonibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda ngaho mugende mubwira abababaye humurize abakomeretse ubabwire baze barebe dufite imana itagihinduka iyo mana yadusanze twigaragura ifata idukuramo maze iratweza iratubabarira bikiruta ibindi dusezeranye umukingo sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda iyo mana yadusanze twigaragura ifata idukuraho maze iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranye ubugingo ngaho mugende mubwira abababaye humurize abakomeretse mubabwire baze barebe dufite imana itagihinduka ngaho mugende mubwira abababaye humurize abakomeretse mubabwire baze barebe dufite imana itazihinduka iyo mana yadusanze twigaragura ifata idukuramo maze iratweza iratubabarira bikiruta ibindi idusezeranye ubugingo ngaho mugende mubwira abababaye humurize abakomeretse mubabwire baze barebe dufite imana itagihinduka iyo mana yadusanze twigaragura bifata bidukura maze iratweza iratubabarira bikiruta ibindi idusezeranye ubugingo tuzaririmba twese urufaya tuzaririmba twese urufaya izabanesheje tuzaririmba twese urufaya izabanesheje mfite amatsiko n'ubwuzu no kuzaba muri ico gitaramo ndabona Yesu bwa mbere intwari zanesheje isi abo bose barize kwizera kwabo nibabona zashira urukumbuzi mfite amatsiko n'ubwuzu no kuzaba muri ico gitaramo kabona Beti Yesu bwa mbere
regisi abo bose barize kwizera kwabo nibabona zashira urukumbuzi abo bose barize kwizera kwabo nibabona zashira urukumbuzi tuzaririmba 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 Yesu rufaya haleluya haleluya tuzamure tuzaririmba 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 zabanesheje tuzaririmba zabanesheje tuzaririmba 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 Yesu rufaya tuzaririmba Yesu rufaya tuzaririmba 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 zabanesheje tuzaririmba 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 Yesu rufaya tuzaririmba Yesu rufaya tuzaririmba 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 zabanesheje tuzaririmba izabanesheje Mungu Baba na Yesu Mwokozi heri mtu aifuataye njia nzuri iendayo uzimuni. Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi heri mtu aifuataye njia nzuri iendayo mbinguni. Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi heri mtu aifuataye njia nzuri iendayo mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo Bwana, nitakuona mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo Bwana, nitakuona mbinguni. Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja tutakuwa tutakaa kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja tutakuwa tutakaa kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja tutakuwa tutakaa milele. Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja atatuchukua tutakaa milele. Usifiwe Yesu Kristo Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo Bwana, nitakuona mbinguni. Kwa furaha tutakusanyika kusikia
dusaba abantu bose gukomeza kwihangana, mwihangane cyane, murakoze cyane, Imana ibafashe kandi bakomeze. Reka dusabe umuryango w'abasegege baze bashireho ururabo basezere ku mwana wabo musirimu. Umuryango w'abasegege mutambuke mufate kuri urwo rurabo mwese. Musezere ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye, humurize abakomeretse, mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka. Iyo Mana yadusanze twigaragura, ifata idukuramo, maze iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi dusezeranye ubugingo. Sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Iyo Mana yadusanze twigaragura, ifata idukuraho, maze iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranye ubugingo. Ngaho mugende mubwira abababaye, humurize abakomeretse, mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka. Ngaho mugende mubwira abababaye, humurize abakomeretse, mubabwire baze barebe dufite Imana itazihinduka. Iyo Mana yadusanze twigaragura, ifata idukuramo, maze iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranye ubugingo. Ngaho mugende mubwira abababaye, humurize abakomeretse, mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka. Iyo Mana yadusanze twigaragura, wifata idukura, maze iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranye ubugingo. Tuzaririmba Yesu rufaya, tuzaririmba Yesu rufaya, tuzaririmba izabanesheje, tuzaririmba Nyanzanika yavukiye kuri Gitavi mu Minembwe tariki 1 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi 1994 muri Kivu y'Amajepfo mu gihugu ca RDC, igihugu cyacu ca Kongo. Yashakanye na Nyafuraha Aime tariki 27 mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2017 ahitwa Kinshasa, aho ni mu gihugu ca Kongo.
babyaranye abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu 1. Amashuri yize amashuri abanza kuri epe Kitavi, yakomereje amashuri yisumbuye kuri Institut Irundu mu Minembwe. Imirimo yakoze n'ibyamuranze mu buzima busanzwe, Musirimu yaranzwe n'ishaka ryinshi ryatumye yinjira mu murimo w'igisirikare. Mu mwaka wa 2013 yakoreye Bukavu, akomereza muri Kibumba, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma yavuyeyo aja i Kinshasa kugeza umwaka wa 2022, nibwo yavuyeyo aza muri iki gihugu ca Kenya. Ubuzima bwa Gikristo. Musirimu yabatijwe tariki 4 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2014 mu itorero rya Ensemble ahitwa Maluku, aho ni Kinshasa. Nanone Musirimu yabyirutse akunda Imana, yavutse no mu muryango wa Gikristo. Amaze gushika mu gihugu ca Kenya, yakomereje mu itorero rya Lilies International Mission Kasarani. Yari umunyamasengesho wabigize umwuga. Ibihe byose byinshi yabaye mu butayu asenga Imana ye. Icazize. Musirimu yitabye Imana ku cyumweru tariki 25 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Yazize indwara yamufatiye muri gereza ya industriel. Yarwaye igihe gito, yitabye Imana afite imyaka 32. Reka musabe aho muri muhaguruke tumwibuke muri tuzi. Barakoze cyane. Nanone reka dusabe umuryango bakongera utambuke hano imbere. Mbwira mutatu ati wowe nyemerera umuntu nshakisha ngo kwisanga umunsi muraza kutubwira niba mwarangije kugira ngo dukomeze gahunda. Urakoze cyane. Niba hari abantu badashoboye guhagarara bakwicara, kandi niba mubishoboye mukomeze muhagarare. Nanone reka dutange amagambo ku bantu bari buvuge. Turabanziriza ku mudamu wa nyakwigendera Sahereye. Tambukira hano imbere kugira ngo ugire icyo uvuga. Murakoze cyane. Mbere na mbere mbere gushimira abantu bose babasha kudutabara kuri uno munsi, nubwo bitaba byoroshye, ariko ndashimira abantu bose bavuye impande zitandukanye no mu bihugu bitandukanye kubwo kudutabara kuri uno munsi wa none. Nshimiye abantu babashije kumba hafi
ndetse n'ababashije kunterefona batuye mu bihugu byo hirya no hino banyihanganisha, aba bose ndabashimiye. Rero ntaragira icyo mvuga, mbashije kubasaba imbabazi mwebwe abantu bose mwabashije kumva ino nkuru, kuko nakoze ibintu ngira ngo hari wenda ndashaka umutekano wo mu rugo, ariko ikaba yaravuyemo intandaro y'ibi mubona. Ndasabye imbere y'abantu bangana gutya n'imbere y'Imana mwese mbasabye imbabazi. Ikindi cyongeyeho ndashaka kuvugaho hejuru y'umugabo wanje, Papa Gloire twashakanye 2017 Kinshasa. Ntabwo twakundanye nawe igihe kirekire, twamaranye nawe ukwezi kumwe duhita twubakana. 2018 tubyara umwana wacu wa mbere, turaza hano 2019 Nairobi, musigi Kinshasa. Nashitse hano 2021 nawe araza ansanga, turakomeza mu buzima busanzwe, tubana amahoro nta kibazo. Nyine tubaho nk'abandi bandi nyine ukuntu babayeho nta kibazo na kimwe. Umugabo wanje ndamuhamyaho ku bintu nari muziho. Umugabo wanje arakunda abana cyane cyane, namaraga kubyara iwe ntagira bya bindi z'abagabo ngo ntiyofata uruyoyo, ubwo agahita afata akabebe kiwe akakuhagira kuzageza umunyonyi ucitse, akambekera abana, akamenya kubagaburira, akambwira atemewe ntabwo zimbasha kwita ku bana, ati nigiye ukunda abana kugusumba. Icyo cyo rwose kimuziho nk'umugabo wanje ukuntu yankundiraga abana bacu. Ikindi cya kabiri, Papa Gloire ni umuntu wakundaga Imana cyane cyane, ariko yarangagwa n'ibintu byo gusenga n'ibyo ngira ngo byari mubeshejeho. Kujya kwiyo kwari guke cyane nko gusenga, yakundaga Imana ndabihamya neza, kuko umugabo wanje yagiye mu ijuru bitewe n'ukuntu yakundaga Imana. Ndashimira Imana yuko Imana yampaye umwanya, nubwo byagenze kuriya, hakaza tukabana hariya mu bitaro. Papa Gloire naramugwajije iminsi yose yamaze hariya mu bitaro, tugira umwanya wo kwitunganya njyewe nawe turababarirana. Ndashimira Imana kuko umugabo wanje yagiye ntacu umutima wiwe unshinja, ndetse nanje ubwanje nsigaye ntacu umutima wanje unshinja kuri we. Ibyo ndabishimira Imana yakoze ibyo ngibyo kugira ngo iduheze umwanya wanje nawe, kugira ngo tubashe kwitungana. Ikindi ndashimira kuko yatsigiye urwibutso rw'abana twabyaranye nawe njyewe n'abana batatu, ndetse noneho uyu nguyu bamwishe twabyaranye yamwitaga ngo fotokopi yiwe kuko barasa cyane.